Shalom shalom mwese mudukurikiranye kuri channel Pastor Batoni. Twongeye kubaha ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda, tuhifuriza amahoro y'Imana. Nukuri turahangaha kugira ngo tujye tuganira namwe, duhuze ibitekerezo, twunganirane, dukomezanye kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo nubwira bene sibyo uzabaye umugabura mwiza w'iby'ubwami bw'Imana. Kugaruka rero dufite ibyo twibukiranya muri uyu murimo, muri uru rugendo, mbanzi ko kurundi ruhande hari uwo mfasha kandi nawe nanone icyagukomeza ugikomeresha abandi. Reka dutangire dushimira Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'imbabazi zawe, kubw'umwanya uduhaye w'igiciro kandi w'umumaro. Buri munsi uturemera abari mwiza, uduteguriramo kuwuhimbarizamo no kuwunezerirwamo. Ndasenze ngo umuntu wese ukurikirana iyi YouTube cyangwa ukurikirana iyi channel ahakura umunezero kandi ahakura imbaraga zimusunika kujya imbere pana gusubira inyuma. Urakoze nyine ngabo kubikoze, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mbahaye ikaze rero kandi abakunda nkuko mbibabwiye. Aya mahirwe numva nayakoresha kugira ngo ikiri mu mutima wanjye icyo numva Imana inyubakishije nyubakisha abandi. Ntabwo nicaye muri iyi ntebe cyangwa se muri iyi kamera mu rwego rwo kuvuga ko naba nkurusha byinshi bihambaye. Ariko ndemera ko hari ikimana isigarije kandi ndemera ko hari ikimana gusigarije. Mu mahirwe mfite kuba nyoboye abantu b'Imana, ndifuza ko nawe unkurikiranye ikiri bukubaka ucyandike, ikitakubaka ukireke gifite undi kiri bwubake. Ariko kugeza aka kanya tugiye kuganira ku mbaraga y'Imana, tugiye kuganira mu buzima busanzwe bwa buri munsi twibonamo, tubonamo society nini ibayemo. So iki kiganiro cyitwa ni gute waba mu buzima bw'ubutsinzi muri Kristo Yesu. Ubuzima bw'ubutsinzi ni bugari, abantu bashobora kubamo bakoresheje systeme zitandukanye. Ariko jewe nibanze muri Kristo Yesu kuko niho Imana impishiye cyangwa niho Imana inyerekeye ukuboko kwayo. Ni gute rero waba mu buzima bw'ubutsinzi kandi muri Kristo Yesu. So topic y'uyu munsi iravuga ngo ese ni kuki abantu bavuga Imana kandi bagashidikanya imbaraga zayo. Kuki abantu bavuga Imana ariko bakagaruka bagahakanisha Imana imirimo yabo kandi bagahakanisha Imana ibikorwa bakora. Biterwa n'iki? Ni society nini bibayemo, mu rusengero abantu babibayemo, kandi noneho nimvuga ibi ntago mvuga itorero nyoboye nango Pentecote cyaki. Turavuga mu rwego rugari n'amadini n'amatorero nkuko ururimi rwo hanze ahangaha rubivuga. Ari amadini, ari amatorero. Abantu bavuga imbaraga y'Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Why? Kubera iki? Iyi system abantu bazayitandukanya bate? Niyo mpamvu gukomera kukizwa kutagaragaye no gukomera kudakizwa kutagaragaye. Kubera ko ni bya bindi umukobwa yabaye umwe atukisha abandi. Ariko biva kuki? Wenda iyi ngingo nihaye ntabwo ari kamara. Nawe ushobora kuduha research yawe. Nawe ushobora kuduha iby'Imana guhishurira, ushobora gukora comment ukatwunganira. Mu by'ukuri ushobora no kuduhamagara wumva ushaka ko tuganira kuri iki kiganiro. Ufite amatsiko yo wumva ufite ibintu watwongerera. Uri umukozi w'Imana uratwumva cyangwa se ufite ubunararibonye kuri iki kintu, rwose telefone yanjye ibiriho slidinga hasi ku kiganiro, waduhamagara tukazakigirana ikiganiro kimbitse kigari. Ariko kuki abantu bavuze gukomera kw'Imana bakaguhakanisha imirimo bakora biterwa n'iki? Abana bamwe nigeze kubaza ariko sabana hagati y'imyaka 20 n'indi. Umwe yarambwiye ngo pastor ngo erega Imana itinda gusubiza. Ngo kandi igira amahame menshi. Iyo yari impamvu ye. Itinda gusubiza igira amahame menshi. Cyo ni kimwe mu byo namenye. Bivuga ngo amahame y'Imana abantu ntibabasha kuyitondera, amasezerano yayo abantu ntibabasha kuyihanganira. So ibyo bigatuma kuyivuga ku rurimi biryoha, ariko kurindira system yayo kwikora bikanamura abantu nangwa abantu bakabinamukamo. Reka ntange ingingo zanjye mu byo nashoboye kubona bituma abantu bahakanisha Imana yabo imirimo kandi ku rurimi bayivuze nk'Imana. Ibi byangije isura y'itorero, byangije biteye n'ishyaka rike ku bantu bakirijwe bashaka Imana. Ariko nanone si umuturambye kuvuga ngo niba warabonye utabikora neza nawe ubivemo, rimwe na rimwe nawe ubwo wabuhuje nabo kamere nango n'intege nke. Ariko ingingo jewe mbona nkanjye nk'Abatoni bitavuze ngo nibyo kuri guhambaye, ariko ubushakashatsi bwanjye
kuki itorero ritagifite uburyohe, kuki abantu bari mu rusengero badasingira uburyohe bwo mu mana yabo? Icya mbere, ndasoma ijambo rigufi, ushobora no kuba unarizi, ushobora no kuryisomera, riri muri Matayo ibice 6 umurongo wa 33. Aya ni amagambo Kristo yavuze. Matayo ibice 6. Navuga ngo point ya mbere ni ukutamenya imbaraga z'ubwami bakorera. Imbaraga z'ubwami bakorera. Matayo ibice 6:33 aravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Bivuga ngo mu bintu bimwe bitumye abantu badeviya, bitumye abantu bashidikanya imbaraga y'Imana bavuga, harimo no kutamenya Imana bakorera, imbaraga zayo, ubwiru bwayo, ubunini bwayo, ubwiza bwayo. So icyo ni kimwe mu bituma iyo utabashije kumenya igihugu ukorera imbaraga zacyo, iyo warenganye ujya gushaka amategeko y'ikindi gihugu, iyo wakennye ujya gushaka aho waba umugaragu. Ariko mu by'ukuri Kristo aratubwira ibanga. Mbere y'uko ushidikanya ko Imana yakugirira neza, mbere y'uko ushidikanya ko icyo ushaka utakigeraho byihuse mu Mana, banza ushaka ubwami, kuko ahari ubwami bw'Imana haba ministeri zose zishobora gukora. Bivuga ngo wabonye ubwami uba wabonye umwami, wabonye ubwami uba wahuye na ministeri zose zo muri ubwo bwami, wabonye ubwami uba wahuye n'ibisubizo byose ushaka. Bivuga rero ngo ubwami bw'Imana nibwo bubitse imbaraga z'Imana. Imbaraga z'igihugu cyacu ntabwo wazishakira mu murenge no mu kagari, ariko nanone umuturage wo mu kagari no mu murenge ntabwo ashobora kubura ubutabera kandi igihugu gifite imbaraga. Ndashaka kwereka ngo ibyo tubona hano kuri ground bitumye abantu, ibyo tubona hano kuri society ya buri munsi nango kuri teraho tugenda, biteye abantu gushidikanya Imana yabo, nuko badasobanukiwe imbaraga ziri mu bwami bakorera. Mu bintu bimwe byafashije Kristo gushobora kunesha society yasanze iri mu itorero, navuga ngo ni itorero. Yesu ntago yatangije itorero. Bamwe ntabwo yatangije idini hano, ahubwo yatangije yerekanye itandukaniro riri mu materaniro, mu ihuriro ry'abantu, n'itandukaniro riri mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Yasanze abantu baterana ariko bari bonyine, yasanze amadini n'amatorero yubatse ariko ari yonyine. So ikintu yazanye cy'impactinze abantu kumukunda, yaje ashimangira imbaraga z'ubwami avuyemo. Ntabwo yaje ahamagarira society kuba benshi mu rusengero. Yesu we yagendaga akora influence, nangwa se yagendaga yerekana igitandukanye ni ikihe rero? Yavugaga imbaraga z'ubwami avuyemo, so ubundi bwami bugata value. Ibyo bigatuma ishyari rizamuka, bikanatuma abantu bamwanga, kuko yabaga ashenye ibintu by'abantu, kandi ibyo yasenyaga n'ubundi ibintu byari byubatse bivuga Imana, byubatse bishidikanya Imana. Urugero, umunsi umwe yinjiye mu rusengero akiza umudamu wari uhamaze imyaka 18 ateranira mu itorero. Imyaka 18 afite ubumuga bw'inyonjo. Yinjiye mu rusengero, rwari urusengero kandi bari bateranye mu izina rye n'irya Data n'iry'Umwana. Yinjiye mu rusengero akiza wa mudamu, amukuraho yanyonje, aramubohora, aramubwira ngo uwo mudayimoni w'ubumuga ugukuweho. Bibiliya itwereka neza ko abayoboraga iryo dini bararakara, baravuga ngo ni gute wirukana dayimoni ukiza umuntu ku munsi w'isabato? Iyo tuvuze isabato unyumve neza, ntago nkometinga kuba dive, kuko abantu bose mu kirimi twamenyereye tuzi ko ari bo bagira isabato, ariko ubundi isabato ni umunsi wose twahaye Imana wo gusengera, nangwa se no ku cyumweru aba ari isabato y'abarokore, aba ariko mbyita, ariko ubundi isabato ni Kristo. So aba bantu ikikwereka yuko bakoreraga ubwami batazi imbaraga zabwo. Nyir'ubwami araje, ari we bari bateraniye, baramuhamagaye, araje asubije ikibazo cyari mu rusengero. Ba nyiri kuyobora itorero barababaye,
bababajwe nuko akoze igitangaza ku munsi batashyize, ku munsi utari uwo gukiriraho. So ibi rero nibyo bitumye abantu bari mu nzu y'Imana bashidikanya imbaraga z'Imana. Arababaza ati mu by'ukuri mutabaye indyarya, mutabaye abagambanyi, ninde muntu wasiga inka ye yaguye mu mwobo akayisigamo akaza kuyikuramo ari uko amaze guterana kwera? Ni nkaho yakababwiye ngo uyu, yaranabibabwiye, yarabwiye ngo uyu ni umukobwa wa Abrahamu. Ku rundi ruhande afite isezerano ry'ubugingo. Ntabwo naba nageze ahandi umuvandimwe we, sinaba nageze ahandi Imana ye ngo mureke kubw'itegeko ry'idini, ngo mureke kuko muteranye uyu munsi ari wo mwibwiye w'amateraniro. So ndagira ngo nkubwire ngo gushidikanya Imana bigatuma abantu bahakana imbaraga z'Imana kandi bayemera, biterwa n'ibintu abantu biyubakiye muri kategori zabo. Urwego abantu bagezeho basenga Imana rusigaye rukorana na doctrine, nangwa se rusigaye rukorana na kamere z'ibicaniro by'imiryango, bitakiri igicaniro cy'Uwiteka Imana. Kuko icy'Imana aho cyageze gihakanya icy'umuryango, aho icy'Imana cyageze gihakanya kamere y'idini nango yitorero runaka ridafite umwuka w'Imana. So ndimo rero ndasubiza ikibazo kivuga ngo kubera icyo abantu bahakanyishije Imana yabo ibikorwa kandi bavuga imbaraga zayo. Umugabo witwa Sawuli atarahinduka ngabe Paulo, yahindutse, uzasoma ibyakozwe n'umwe bice 9. Imana imuhamagara. Sawuli yari umunyedini, Sawuli yari umuhanga ku by'amategeko, Sawuli yagendaga yica abantu bose bavuga izina rya Kristo, kandi yari mu nyungu zo kurengera itorero yari arimo. Birababaje. Yicaga bera abavugaga umusaraba n'imbaraga zawo, kandi nawe yabikoraga arengera idini ryabo. So arimo arahakanisha imbaraga z'Imana ibikorwa akora, arimo arahakanisha ukuboko kw'Imana ibikorwa arimo gukora. Aka kanya rero kimwe mu bishobora gutuma uyu munsi ubuzima bwawe bukunda Imana bugakomerera mu Mana, ndagusaba ngo banze umenye ubwami ukorera, imbaraga ziburi inyuma. Ubwami dukorera ntabwo butuye hano mu isi bw'instaburishinze cyangwa bufite imizi mu ijuru. Niyo mpamvu Bibiliya iduha access, iduha imbaraga z'ubwami iyo twakurikije amahame y'ubwami, iyo twamaze kuba abana b'Imana. Icyo gihe Bibiliya iravuga ngo tuba twamaze kuba tutakemererwa, tuba twamaze gusenya ibyambere byose, twemeye kuyoborwa na cya gihugu n'amahame yacyo. Iyo twemeye kuyoborwa na kiriya gihugu n'amahame yacyo, icyo gihe nacyo cyohereza indi mbaraga mu buzima bwacu, ituma tuba related, nanga ituma tugira n'isano na kiriya gihugu, ku buryo haba mu nzara kirakugaburira, haba mu kwambara busa kirakwambika. Ubirebere mu gihugu cya iwacu, iyo habaye ibiza ku baturage runaka, ni ukuri mujya mushimira Imana. Twarabibonye perezida haguruka w'igihugu ajya mu majyepfo, ajya gutabara abaturage be, ahagurukana na government yose, nanga ahagurukana na guverinoma, abashinzwe Minaloc, abashinzwe finance, abashinzwe imiza, ava yatanze mu gisubizo ku baturage be. So izo ni imbaraga z'ubwami. Hahungabanya akarere, hamanuka ubwami kubera umuturage ukirimo. Iyo uri umwana w'ubwami bw'Imana, niyo mpamvu Kristo adusaba ngo mubanze mumenye imbaraga z'ubwami. Nimumara kumenya imbaraga ziri mu gihugu mwizereyemo, ntabwo muzashidikanya uko muzarya, ntabwo muzashidikanya uko muzakira indwara, ntabwo muzashidikanya uko muzavurwa. Ukurikirana ikiganiro nugira amahirwe twakoze ku cyumweru gishize, ureba abantu batanga ubuhamya, nta ubakozeho, nta ubarambitseho ikiganza, nta rindi jwi runaka, kubera kwizera imbaraga z'ubwami bakoreramo no kwizera ijambo ry'Imana. Baratanga ubuhamya bw'ibintu Imana yakoreye ubuzima bwabo. Waba uri muri gereza ubwami bugukurayo, waba urwaye ubwami bugukurayo. Igihe cyose warenganye uri umuturage w'igihugu cy'ubwo bwami, buragutabara. Ndavuga ubuhe ubwo mu ijuru, ndavuga ubuhe ubw'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Point ya kabiri ituma abantu bashidikanya imbaraga z'Imana kandi bayivuga ni iyihe? Niyo tugiyeho. Point ya kabiri, kudashaka kubabara, nangwa kudashaka gutanga ikiguzi cy'ibwami bwawe.
ndafata urugero nk'uko Yesu Kristo yajyaga afata ingero nyinshi akazitwereka. Ntabwo ushobora kuba uri umusirikare wo muri iki gisirikare cy'umubiri twambaye. Hera ku basirikare bacu b'u Rwanda. Ndibwira neza ko aka kanya habayeho impamvu ituma batabara. Habayeho impamvu ituma igihugu gihungabana. Nibwira ko nta musirikare waburana ko atajya ku rugamba. Ikiguzi cyo kuba uri umusirikare kimwe muri byo utamba igitambo. Ubu uri igitambo cy'abandi. So ubwami bwose abantu bafata imbaraga zabwo iyo wabaye committed, iyo wiyemeje kuba gutanga ikiguzi cyabyo. Ndasoma ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 8, Bibiliya yerekana akarengane k'itorero. Mu bice 7 bavuga Stefano arimo gupfa. Umugabo witwa Stefano yarinze ava mu mubiri, asigara bareba bari mu mubiri. Ahamya ijambo rivuga ngo, Bibiliya iravuga ngo uko bamuteraga amabuye niko yahamyaga Imana yabo. Ahera kuri Abraham ava mu gihugu cya Uriya Bakaludaya, avuga ukuntu Imana yaje igirira neza abasegokuruza babo n'ukuntu bagiye batakaza ubudahangarwa bwabo bitewe no kureka Imana. Avuga imbaraga z'igihugu cyo mu ijuru, ahamiriza abagabo n'abagore bahamirije Imana mu bihe bikomeye. Stefano ko yarushagaho guhamya niko yarushagaho kwambara imbaraga n'ubwiza n'icyubahiro n'igitinyiro. Bibiliya iravuga ngo arakaza imitima yabo kuko yavugaga ubuntu bw'Imana. Uyu munsi rero ntago abantu bagishaka kuvuga imbaraga z'Imana ngo badakomeretse imitima y'abantu. Ari nacyo gihe turimo, Bibiliya irimo gusobanura ivuga ngo abantu basigaye bashaka inyigisho zinezeza imitima yabo, kuko nuvuga ibicumita imitima yabo biraza gusoza badateranye. Kandi wenda hari ishema ryawe nk'umuyobozi kwari ukugira benshi mu rusengero. Ishema ryawe nk'umuyobozi si ukugeza abantu mu bwami bw'Imana, ahubwo nukubaha doctrine ya local church yawubamo n'iyo umusinge runaka watangiriyemo. Ibyo bitakaje value y'agakiza kandi bitakaje agaciro k'ijambo ry'Imana bitewe n'inyungu n'irari abantu bafite ryo muri iyi si, bituma batarindira iby'Imana yavuze, ahubwo bishakiriye ibyavuba nk'aya moto kugira ngo babashe kugera ku nyungu z'aka kanya. So guhamiriza Imana mu gihe cy'umubabaro, intumwa zararenganye. Bibiliya irambwira ngo ziratandukana, ariko mu gutandukana kwabo ubwami bwaragutse, ntabwo bwigeze buba declined, ntabwo bwigeze bumanuka. Ndagira ngo rero nkubwire ngo muri kimwe giteye abantu gushidikanya imbaraga z'Imana kandi bavuga Imana, ni ukutemera kuba ibitambo bizima, ni ukutemera kuba sacrifice y'ukuri kw'ibyo bamenye. Buri muntu wese arashaka guca hejuru muri iyi minsi. Nubwiriza ibyo abantu bakunda, urabona population y'abantu. Nuvuga ukuri ibibabaza imitima y'abantu, ntabwo uzongera kubabona kandi bategerejemo inyungu. Ndagusabye uri umukristo ukurikiranye YouTube, rekeraho kuba ikiguzi kibishakwa ni mu nyungu z'abantu. Rekeraho, turabizi ko ibi tuvuga bikundwa n'abake. Nta nubwo mbivuze ndi kamara, nta nubwo mbivuze mvuga ngo ni jewe byose, uzi byose by'ukuri. Ariko nanone birababaje kuba uri mu itorero udashobora gusingira imbaraga z'ubwami bw'Imana yawe. Birababaje nanone kuba uri mu itorero waba uri igikoresho cy'umuntu runaka ariko utari amahitamo y'Uwiteka Imana. Ndagira ngo rero ngusabe mu izina rya Yesu Kristo ukundisha Imana umutima wawe, utanga ikiguzi. Bibiliya iravuga ngo itorero rirarengana, baratatana completely. Ariko igitangaje uburyo batatanye, iyo baba bataramenye imbaraga z'ubwami, bano bagabo iyo baba bataratanze ikiguzi cyo kumenya Imana yabo, uburyo batatanye ntabwo baba bwarateye itorero kugira ngo rirusheho kuba empowered, rirusheho kugira imbaraga no kwaguka. Gutatana kwabo kwaguye itorero, gutatana kwabo kwatumye abantu bamenya ukuri, gutatana kwabo aho bagiraga influence nangwa se bashoboraga kuba bagari nangwa kuba banini. Ndasenze rero mvuga ngo witinya akarengane, witinya ibikugerageza, kuko ikintu cyose kizaba icy'umumaro kiba tested. Ikintu cyose kizavamo umumaro kirageragezwa. Urwego rwose Imana ushaka kwigukoreshamo ugombye kwiga kugeragezwa. Hari ahantu hamwe ntarava kuri iyi ngingo, mu byakozwe n'intumwa ibice 8, ukomeze usome guhera nko ku murongo wa 5. Hari ahantu Filipo yageze ngo ahagera nta butumwa bwiza namba habaga umugabo umwe witwaga Simoni. Simoni yari yaragiye afata ko karere kose nangwa uwo murenge wose. Abantu baragenda bamwizereramo kubw'umwuka w'ikinyoma wari umuriho. Ariko imbaraga z'ubwami zihasohoye. Haleluya.
Filipo yinjira muri uwo mudugudu yambaye imbaraga z'ubwami bw'Imana, ari we equipped mu mwuka, afite ijambo ry'ubuhamya bwiza, afite imbaraga ya Kristo muri we, afite imbaraga y'umwuka w'Imana muri we. Ngo ahageze abwiriza ijambo ry'Imana rifata imitima y'abantu. Bibiliya irambwira ngo abantu barihana i Samariya barabatizwa. Ngo ni Yerusalemu izindi ntumwa zirabimenya yuko i Samariya agakiza kahageze. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo wa mugabo n'ibimana bye nangwa n'ibigirwamana bye atakaza impact, atakaza influence yari afite mu bantu. Bibiliya irambwira ngo atangira gushaka gucorrupting ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo atangira kubaza Filipe ngo reka nguhe ifeza n'izahabu ume kuri izo mbaraga, kuko yari asigaye ari wenyine. Abantu baragiye bemera imbaraga y'Imana, barahindukira bose bamucikaho, bahindukira Uwiteka Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bahindukiye asigara wenyine, atangira gushaka gutanga ifeza n'izahabu kugira ngo bamuhereze ku mbaraga bafite. Ijambo riravuga ngo abwira Filipe ngo ndashaka mumpe ku mbaraga zanyu. Iyo ni generation y'uyu munsi. Buri muntu wese arazamuka mu itorero cyangwa no mu idini ashaka guhabwa imbaraga, ariko adashaka kumenya aho imbaraga ziva. Baramubwira ngo ntitushobora, ntabwo ubyo dufitunzi dufite ntibugurishwa izahabu n'ifeza. Mugabo aracanganyikirwa, aravuga ngo nanjye mumpe kuri izo mbaraga zanyu nge ndambika ibiganza ku barwayi bakire. Bene data, reka mbabwire wowe nkurikiranye, uri umukristo cyangwa ushaka no gukizwa, iri si ijambo ry'ubutumwa bwiza ry'abantu bari mu itorero. Ushobora no kuba warabujije gukizwa bitewe n'ibyo ubona muri society iri hanze aha, ariko abagabo b'Imana bavuze Imana dayimoni aribura, bavuze Imana satani aribura, bavuze Imana ibicaniro by'abaranzi biribura, bavuze Imana. Kugeza ubu rero ndagusabye, nuhitamo gukurikira Kristo, hitamo gukurikirana ibwami bw'Imana, hitamo gushaka Imana, kuko loko cyacu ntizakubuza umudendezo muri Kristo. Iri torero rya hano ku isi iri turifata nk'aba agents, nangwa turifata izi nsengero zacu ni ba ambassadors bahagarariye indi headquarter. Bivuga ngo ambasaderi wese yagize ikibazo atabaza mu gihugu cy'iwabo. Ndasaba rero ngo wiringire imbaraga zo mu ijuru, we kwiringira imbaraga ziri kuri ground. Ariko umunsi wahawe ubwami, umunsi wahawe imbaraga y'ubwami, hiyamanukiye muri ba Filipe, hiyamanukiye muri ba Petero, hiri mu buzima bw'abagabo n'abagore. Uyu munsi kiduha guhamya ibingibi n'ubundi bwami dufite butari kuri iyi si no kuri iyi tere. Jambo rirambwira ngo bahamye Imana yabo, abari muri uwo mudugudu bose barahindukira. Harageze rero guhera uyu munsi wa none umenye ko guhamya Imana kwawe atari ukwawe personally, bigomba kugira society bihindura. Kandi igituma society ihinduka ntago ari uko wayibwiye byiza gusa, nta nubwo rwo wavuze bibi gusa. Vuga ijambo ry'Imana mu mbaraga z'Imana, ubone ko imitima y'abantu idahinduka kandi igahindukira ikizera Imana. Imana iguha umugisha. Point ya gatatu, kuki abantu bavuze Imana ariko bagashidikanya gukora kw'Imana mu buzima bwabo. Kutabwirwa ukuri. Harimo n'ikintu cyo kutabwirwa ukuri. Abantu kuba mu rusengero badafite ukuri kwa Yesu, bari mu kirere gusa. Kutabwirwa ukuri twabisanga hehe? Twabisanga mu byakozwe n'intumwa, muri Matayo ibice 10 umurongo waho wa mbere. Reka hangaha amasome Matayo ibice 10 umurongo waho wa mbere. Matayo ibice 10 umurongo waho wa mbere. Kubera iki abantu bahakana, bashidikanya ubwiza bw'Imana yabo kandi ariyo bavugira? Ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'intumwa, ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Twihuse, tugiye ku murongo wa gatatu baravuga ngo na Filipo na Batulumayo na Toma na Matayo umukoresha w'ikoro na Yakobo umwe, izi ni intumwa yatumye. Murongo wa gatanu, aba 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubundi iyi niyo mission ya Kristo. Abaha imbaraga, ntago yabatumye gusa,
arababwira ati ntabwo ubu bwami ntabwo ari amagambo. Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ni ubwami bw'imbaraga, si ubw'amagambo gusa, ni ubw'imbaraga. Ahamagara abo 12 abaha imbaraga, arabatrayininga, arabatoza, abatoza amahame y'ubwami. Abantu bashidikanyije imbaraga z'Imana, bashidikanyije Imana yabo bakorera, kuko batigeze bahabwa imbaraga z'ibwami. Ariko kugeza uyu munsi wa none ntabwo watuma umuntu kujya kurwana intambara ngo kandi umwima intwaro yo gutsinda ababisha be. Itorero rikwiye kwigishwa how ukwiriye kumenya mu rusengero. Ntabwo ari ukujya kubwirwa gusa ko uzabona ibati, ntabwo ari ukubwirwa ko uzarangiza amashuri, ntabwo ari ukubwirwa ko uzadrivinga imodoka nziza. Ibyo bintu byose biri under condition y'ubwami bw'Imana. Kuki igihugu kirimo kiyubaka mu mbaraga, uko igihugu kigwiza imbaraga z'umutekano niko turushaho kuba abanyamudendezo. Uko igihugu kirimo kugwiza imbaraga zo gusa neza niko twishimira mu gihugu cyacu. Kristo ahamagaye abigishwa ababwira ukuri kose. Bibiliya iravuze ngo ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Kuko idini ryari rihari, abantu barateranaga ariko bagaterana n'ubumuga, abantu barasengaga ariko bagasengera hejuru y'imibabaro. So arabwira ati ikibamenyekanisha kibatandukanya na bene wanyu mugiye guhura nabo. Kuri tere muzasanga insengero zubatse, kuri tere muzasanga abantu bose ari abakristo, ariko arabwira ati ibyo sibyo byanzanye. Dore kizabatandukanya n'abandi, abaha imbaraga z'ubwami, abaha ubushobozi. Bibiliya iravuze ngo abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ubumuga bushobora kuba ubw'ubukene, ubumuga bushobora kuba ubwo watewe n'ibicaniro by'imiryango, indwara zishobora guterwa n'ibyaha. Icya kabiri, birakurwaho n'iki bino bintu abaha. So church kwiriye kumenya ko nangwa se niba uri umwana w'Imana, ukwiriye kumenya ko bitagarukira kujya mu rusengero ngo baguhanurire, bitagarukiye kuguterana ku cyumweru. Ugombye no kwakira ububasha uhabwa n'igihugu cyagutumye kuri tere nango cyaguhamagaye kugira ngo arabahamagara arabigisha. Itorero rikwiriye kwigishwa ko akarengane gashobora kubaho, tocha ishobora kubaho, umubiri ushobora kurwara, urugo rushobora kugira ataka, abana bashobora gusabwa na Satani, akazi gashobora kumanuka, amafaranga ashobora kumanuka. Ariko Kristo aduha ubutware bwo kutiheba no kudashidikanya. Igihe cyose uri umuturage w'icyo gihugu, ibyo wakoraga byahombye, igihugu kiragutabara. Iyo umuryango watewe, igihugu kiragutabara. Iyo abana bagize ikibazo, igihugu kiragutabara. Mu by'ukuri ninde watabaza inzego z'iwacu mu buyobozi ngo zibure kumutabara aramutse agize ikibazo runaka kandi hari ubutabera mu gihugu? So niyambabwira ngo muri bimwe bitumye abantu bavuga imbaraga y'Imana bakihakanisha imirimo yabo, no kutabwirwa ukuri birimo, no kutamenya ukuri birimo. Ndasoreza kuri iyi ngingo. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Marko ibice 10 umurongo wa 14 kugeza ku 15. Ndasoreza ku ngingo ivuga ngo ingingo iherukayo iya 4. Ndumva mbabwiye 3. Izo ni research zanjye nkanye nka Pastor Batoni, ariko mpagaze mu ijambo ry'Imana kandi nifuza ko umuntu wese yareka gushidikanya. Ikindi kintu cyatumye abantu bashidikanya Imana kandi bavuga Imana ni imibereho y'uyu munsi. Uko abantu bagenda bakura bashaka kugera ku bintu bashakaga bikabananira, bituma abantu bahakana Imana yabo. Iyo usomye muri Luka, reka dusome ijambo ry'Imana riradufasha. Abantu baza mu nzu y'Imana bizeye imbaraga z'Imana. So uko atinda mu rusengero, atagira access nangwa se atahabwa ibyo yashakaga, atangira gushidikanya no gupfobya imbaraga z'Imana.
ibyo bikabyara dayimoni yitwa kutizera ikintu Imana yanga mu buzima. Kuba uri umukristo ntiwizera Imana bibabaza umwuka w'Imana. Nagira ngo rero nkomereze ku ngingo ya nyuma ariyo ya 5. Yesu yayivuzeho cyane iyi ngingo nanjye ubwanjye iri jambo ryajyaga rinconfusinga nango se rinjijisha ari imeze nka Nikodemo wabaje Yesu ati se birasaba ko tuzasubira mu nda zaba mama tukongera tukavuka. Yesu yavuze point ikomeye ku muntu wese wirinda gushidikanya imbaraga z'Imana. Aravuga ngo ni muri Mariko ibice 10 guhera ku murongo wa 14. Yaravuze ngo ariko Yesu abibonye ararakara arababwira ati mureke abana bato bansange ntimubabuze kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Utemera ubwami bw'Imana na hato atazigera ahabwa ku mbaraga z'ubwami bw'Imana. Kandi aratubwira ngo umuntu wese ushaka kwinjira kugira imbaraga kugira ububasha kurya ku biryo byo muri icyo gihugu kwa kugendera mu mahame yacyo gutabarwa nacyo gukizwa nacyo gukenurwa nacyo gukomezwa nacyo agomba kumera nk'umwana muto. Nyavuge se umwana mutoya n'ubwenge bwe. Ariko yashaka kutubwira iki? Abantu benshi bahakanye imbaraga z'Imana mu byo bakora kandi bayikunda banayivuga banaterana banatanga banatamba kubera ko batageze ku nzozi zabo. Abenshi uko abantu bakura badasingira ibyo bibwiraga batakaza focus niko bashidikanye no kuby'Imana yabahamagariye gukora. Ariko umwana muto icyo gihe birakomera ko yizera ko Imana yamukorera bitewe n'imyaka agezemo bitewe n'igihe yarwaniye nabyo bikanga. Ariko ibi byose ni umuzi uturuka ku kutamenya igihugu ukoreramo n'imbaraga zikiri inyuma. So ajya kuducira umugani w'abana bato, umwana wese yakiri mutoya inzozi y'ibiryoshye. Yashaka kutubwira ngo waba ukuze waba uri muto ihame ry'ubwami urizera ukizera until cyangwa se bisohoye. Umwana muto ntushobora kumubaza ngo uzabikirwa kubwire ngo nzaba umunyonzi. Umbabarire nimvuga ngo wenda ntanze urugero rw'umunyonzi. Ndashaka kuvuga ngo bagira inzozi ngari, bagira inzozi nini. Iyo umubajije kubwira ko azaba pilot, iyo umubajije kubwira ko azaba doctor uhere kuba ufite mu rugo, iyo umubajije kubwira ko azaba engineer baba bafite inzozi nini. So Imana yacu irashaka ko tugira kwizera gunyeganyeza ibintu biduhagaze imbere. Ubisoma neza mu Baheburayo ibice 12. Ijambo ry'Imana ryerekana abagabo n'abagore bizeye. Hari ahantu ugera nk'ubufashwe na emotions. Bibiri ikavuga ngo hari ngo babonaga imbere iyo bajya. Ngo nubwo bari bafite amahitamo menshi yo gusubira iyo bavuye. Ngo ariko umudugudu wari ubari imbere wabateraga amatsiko. Ngo bamwe banagiye bataranasorezwa ibyo basezeranyijwe ariko nta imbaraga zibasubiza inyuma bari bafite. Bari bafite ibyiringiro byakomeza ugende, bari bafite ibyiringiro bya success by'intsinzi muri icyo gihugu. So ubuzima bw'ubutsinzi muri Kristo ububonekamo iyo wizera Imana ku rwego rw'uko umera nk'umwana. Barakubwira ngo ikintu gishoboka muri buzima mu myaka ugezemo. Uzareba abantu bakuru batangira kugira impungenge rimwe ushobora no kumubwira ikintu watekereje gukora akavuga sigaho mwana wanjye ntuzagishobora. Ariko iyo uri umwana ntatinya gukora ku muriro, abitinya yamaze gukoraho. Umwana ntashobora gutinya gushyira ikirenge mu muriro, awutinya yamaze gukoraho. Ababyeyi benshi murabizi twareza abana, ushobora gucana aho ubutodoba bwari buri nango na buji ukabona ikiganza agiye kwifataho. Innocently ntabwo baba bafite mu mutima. Ugomba kuba muri iyi si wiringiye Imana udafite n'ubwoba bw'isi. Aha hani intumwa zarahanyuze iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa zerekana ubudahangarwa bw'ubwami bw'Imana bwari bubarimo. Niyo mpamvu batatinyaga gufungwa kuko babaga bazi ngo niba bafunzwe ari abana b'ubwami barafungurwa. Ijuru ryaramanukaga rikabafunguza. Iyo bababuranyaga Imana yabahaga amagambo yo kuburana mu nzu y'imbohe. So ndagira ngo nsoze kino kiganiro nkubwira ngo gushidikanya Imana kandi uri umukristo
kimwe cyo si byiza. Icya kabiri ikibitera conclusion, ikibitera ni ibyo bintu bitanu byose mvuze. Ariko Imana yacu numenya ubwami bwawe, numenya imbaraga zayo n'ubumana bwayo, hari ikindi kiganiro tuzakora uzakibona, twerekane ubundi edikota yacu ibahe, kuba Kristo ibahe. Ikisha abantu edikota ya Pentecote bashobora kuvuga ngo ibahana, abandi bakakubwira ngo ibiroma, abandi bakakubwira ngo iba mu Bwongereza. Ariko mu by'ukuri izitirire edikota y'itorero iba muri ibi bihugu by'amahanga cyangwa iba mu bwami bw'Imana, iba mu ijuru. So nukuvuga rero ngo mu bintu bimwe bitumye imitima y'abantu inebwa nuko na edikota zabo ziri hano ku isi. Iyo byanze rero mu byo bizeye bajya gushakira izindi mana z'abanyamahanga, nkuko Joshua yababwiye ati biratinze muve mu rungabangabo. Niba mwanze gukorera Imana yaduhamagaye, haravuga ngo jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ndagira ngo ntandukane nawe nkubwira ngo mu ijuru hari Imana. Ntiwongere gutinya ibyo unyuramo, ntiwongere gutinya ibikuzunguza, ntuzahakane n'Imana yawe bitewe n'imibereho, ntuzanatandukane n'Imana bitewe n'akarengane unyuramo, ntuzanatandukane n'Imana bitewe n'uko umubiri wakubabaje. Umunsi wizeye imbaraga z'Imana ukayizera nk'Imana, izakurenganura, izagukiza. Icyongeyeho Bibiliya iravuga ngo mbahaye ubutware n'ububasha kwirukana abadayimoni, gukiza indwara n'ubumuga bwose. Ibyo biri muri status y'imihamagaro twahamagawemo na Kristo. Nk'umushumba sinshidikanya indwara zikize nzireba, yewe ntanakoze ku bantu kubera ubwami bw'Imana duterana nabwo. Nukuri bisimbi bivuga nk'umwibone, simbivuga nk'uwirata, ubuhamya uzajya ububona. Ntago ari ngombwa ngo dukorere izindi mana kugira ngo tugire influence mu bantu. Ntago ari ngombwa ngo ugire ibyo wisiga kugira ngo ushobore gukurura abantu b'Imana. Birahagije ko ubwami ukorera bufite impact n'imbaraga zo kudeviya ikirere cy'abantu bakoreramo, abantu b'Imana bagatabarwa, bakabona ubuzima, bakaguka, bakabona ineza y'Imana, bakishimira Imana, bakazabona ubugingo bw'iteka kandi no mwisi batarakozwe n'isoni. Ndagira ngo rero nsore zankubwira ngo turagukunda, Imana yo mu ijuru kuduhera umugisha. Reka nsengane nawe nsoza. Data wa twese uri mu ijuru, sengeye umuntu wese wumva aya magambo y'ubwami, umutima we ntusigare nk'uko wari umeze. Ndazi ko mwami harabo dufasha binyuze muri izi discussion nango muri ibi biganiro. Ufashwa wese ahabwa umugisha, kandi Imana n'uwo bitari bufashe ntabigira intambara, kuko umuntu wese wamusigiye hazatabarirwa. Urakoze kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom.